Umusasu witwa Bebe Cool atangiye kutubarira uko inkuru yose yagenze, nagira ngo mwicare ubundi mwiyumvire ngo ibyabaye. Anyway, ibingibi ngiye kubabwira bitangaje ashyira hanze n'amafoto ya screenshot agaragaza ibiganiro yagiranye n'uwo yita ngo ni Miss Jolly uba ngo muri UK. Ni ibiganiro bagiranye birimo ibintu byinshi cyane, kwa nushaka kujya kubisoma mugende murebe ibintu bagiranye byinshi, mugende mubirebe. Bebe Cool mu kwari inkuru atangiye agira ati byose byatangiye umunsi naguraga tike ngiye kureba match y'ikipe ya Arsenal mu kwezi kwa mbere umwaka washize. Iyo match yarabereye kuri Emirates Stadium. Icyo rero nari nicaye ku murongo wa kabiri inyuma gato y'intebe y'abakinnyi ba Arsenal. Gusa umukino ukimara kurangira nahise nakira iyi message ndetse iherekejwe na call ya telefone. Icyo gihe ndabyibuka nari nkiri gusohoka muri stade ya Emirates Stadium. Ariko dusubiye inyuma gato kuri uwo munsi nyine, mbere yuko abakinnyi binjira mu kibuga, nabonye uwo mugore ugaravuga Mutesi Jolly ngo nabonye uwo mugore ngari masoka muri tano y'abakinnyi ba Arsenal. Batazi tano rero arimo aravuga, ngira ngo murabona hari ahantu abakinnyi basohokera binjira mu kibuga bavuye muri vestiaire, ni hariya rero ngo yabonye ngo uwo mugore ngari masoka muri yo tano. Uyu manzi rero Bebe Cool akomeza agira ati ni ibintu byagaragariraga buri muntu wese, nanjye ndimo kuko yasohotse bigaragarira buri muntu wese. Icyo gihe kandi yari yambaye neza nkuko bigaragara mu mafoto yanyorohereje, ngira ngo murabibona muri ngira ngo ayo mafoto ya screenshot arimo avuga ngayo yasharinze kuri Twitter, ngira ngo muri kuyabona. Mu biganiro rero bigaragara ngo bagiranaga n'uwo ngo witwa ngo Jolly uba muri UK. Uwo Jolly UK abwiraga Bebe Cool ko ari mu Bwongereza mu kazi ka leta, ndetse akaba ari brand ambassador wa Visit Rwanda. Abwira kandi Bebe Cool ko u Rwanda rukorana na Arsenal ndetse na PSG ndetse n'andi makipe rutera inkunga. Ndetse muri chat yagaragaje bagiranye barimo baganira kuri WhatsApp, harimo n'ibyo kuba uwo ngo witwa Jolly UK yarabwiraga Bebe Cool ko yafasha umwana we w'umuhungu usanzwe ukunda gukina umupira w'amaguru bya hatari, amubwira ko rero amufasha kuzamura impano ye yo gukina umupira w'amaguru. Gusa akavuga ko ngo hari ibyo amugomba. Bebe Cool hasi rero ngira ngo nkuko mubibona yakomeje asaba ubuyobozi bw'igihugu ko bwakurikirana iki kibazo. Akomeza avuga ngo rero ngo Mutesi Jolly ngarimo akoresha ibikorwa bye ngo mu buryo ngo bushobora guharabikanga isura y'u Rwanda. Ni ibintu byinshi cyane. Uyu manzi rero Bebe Cool yakomeje avuga ko ngo ku bantu bakunda itangazamakuru ry'iperereza ndetse inabifuza kumenya uburyo abantu bamwe bashobora kukuriganya cyangwa kukurusha amayeri mu gihe gito cyane, ati nimukomeze mukurikirane iyi nkuru mwitonze. Uyu mugabo kandi yakomeje agira ati mutegereze ibindi bintu byinshi bigiye kujya hanze. Ibyo bintu kandi bikaba birimo n'amakuru agaragaza ngo uruhare rw'undi muntu uvuga ko ari umwe mu bagize umuryango wa Jolly, nawe ngo urimo ibi bintu. Nubwo rero uyu nguyu Bebe Cool akomeje gutangaza ibingibi ndetse akavuga ko ngo hari ama episode menshi cyane agiye gusohora mu masaha make cyane ari imbere. Mutesi Jolly mu kanya gato kashize amaze gutangaza nawe ko ibyo uyu mugabo Bebe Cool arimo atangaza atabizi, icyo akora akeka ko yaba yaratekewe imitwe n'abandi bantu bamwitirira ku rubuga rwa Facebook. Mutesi Jolly yatangaje ibingibi agira ati sinzi ibyabaye ariko wasanga hari abantu banyitirira ku rubuga rwa Facebook bakaba rero baramutekeye imitwe. Muri icyo kiganiro rero umunyamakuru wabajije Mutesi Jolly niba yabazi icyo baba baratekeyemo umutwe uyu muhanzi Bebe Cool cyamurakaje bigeze aha. Mutesi Jolly rero yavuze ko atabizi, agira ati simbizi n'ukuri, gusa yakaba yamenya ko ari icyamamare. Nayo nguko rero ibi bintu birarangira gutera njye ndi mideri w'Abanyarwanda.